akukara babari amashusho y'abandari sheri uzagira umubwire ngo iki koko ubuse sinakubwiye ko banyibye kamera banyibye na bya bindi bya bikoresho bye n'amashini byose barabijyanye akukara ubuse nzabigushora imico zingana uzi umuntu uri gukinisha ko yakura igitisha ukabura burundu uriya muntu uramuzi ariko darereka mubaze ese wumva cyangwa wumva igihe ubifitemo ubushake reka nkubwire niba nufungisha azamfungisha seriously none se nkubwire ngo iki kara urakomeje nkurikize ndabizi ko bifite mbabaro nk'ibintu by'abandi sheri ntabyo ubu waraka ko yakora injyamana n'uriya mugabo ushaka kwihorera oya sheri ntabyo mfite kara kuko hano nk'umuntu ubizi uko bifite ndabizi pe kuri gufuha kubera ko naryamanye n'uriya mugabo sheri nabikubwiye ntayo mfite just look reba hano turi nakushaka kunyafodinga ni you can't nanjye sinshobora kuba ubuzima bw'uburushyi ako sheri ibyo nibyo bituma biri kuzenguruka muri bari abantu bose ukanzanira imikoshi n'imyaku wumva nyine okay none se ariko reka nkubwire urukundo rugenda gahoro n'ibintu ejo byaza nanjye nkabigira nk'abariya bose biri kuzenguruka ntabwo mbihakanye that's why I'm with you right now none se kuki uba ukora ibi bintu ndabizi ko njyana wenda umubiri da ariko umutima ntabwo njya nkujyana shasheri reka nkubaze none se umutima uri uri mu mubiri tuvugisha ukuri si wankunze kubera nsa neza kandi tuvugisha ukuri pore nk'abantu bakundanye njye nagukunze ko nagomba kugukunda ntabwo urasa neza yego ni byiza reka nkubwire sheri urasa neza n'ibyiyongera ku byo nagukundiye sibyo ariko icyambere ni umutima uwo mutima ntituzawurya sibyo reba nk'izi ngohe byonyine zihagaze 30 umusatsi ukuntu mba mpagaze kujya ku nzara umagaze 100 ubu tuvugana wowe uba mu nzu ya kenshi buretse nase uragira ngo njye fate reka maze nkwereka nkubwire bariya bose birirwa birukankamo uzi ubuzima bwabo uzi background yabo me I don't care icyo ndi gushaka wowe ureba iki ako kanya gihari sibyo mugabo mwiza ibi byose mbikorera njye nawe ese basi nabikoze wajya ukora amafaranga yo kwishyura inzu kubizi ko rimwe na rimwe ninjye wishyura ukora reka nkubwire ntabwo napfa ukeka ko naba nyiri tuse wamubwira ngo nyine ukeka ko naba nyine nyiri tuse wamubwira ngo anyway wenda reka nkubwire nzakwishyura hazaza reka tureke no kubiburanaho kuko ntabwo mbayeho uyu munsi kubera ko wenda uhari ndagukunda pe kandi uramfasha reba ukuntu uri gusa biva mu mafaranga yabo sheri ese wasanze nabi kuko kunkurira ikintu nk'icyo oya my love kuba ugenda mu muhanda abantu bakakubaha nkaba nagutambutse bakavuga ati dore umugore wa Dari nako umugabo wa Darirene bisi batazi background urimo ego ubuzima nta wundi muntu wabwihanganira usibye njye nyine ukuzi gukunda ukuzi neza nta wundi muntu wakunshira ako sheri reka nkubaze uranyemera nkubaze ikibazo kimwe okay fine ubumva bizarangira bitubundi icyo ngamije ngiye no kugenda uzakomeza kuzenguruka mu bantu icyo ngamije no kugenda ngafata amafaranga yabo tukabaho igihe utarabona ubuzima abona ubuzima nkabivamo donc kugeza igihe nzabonera ubuzima oya ndagenesha ko amafaranga whatever ubu none ngiye kujyamo afite intego basi dushaka ikindi kintu dukora kizima ako mwana wafashije koko wafashije ibintu bigahinduka shiri nanjye rega ndagukunda mbashaka kukwitaho ntago bishimisha uzabaze n'inshuti zawe n'abandi bose nta muntu wakwishimira kubona shiri bajya mu bandi bakaba none se my love like dukora iki dusenge rega birashoboka nze hano dusenge dusenge nzewe Darirene cyane rwose nose ntabwo wemera ko rimwe na rimwe bihindukira mu masengesho Mungu wangu ahubwo genda muri kintu giye kugusengera wowe niwe Darirene juste comme ça du ako ntabwo nkunda kuko nkunda wanyifuriza ubuzima bwiza shiri none subwo no kwigaza nje gucana se na amakara n'ibikororuzo n'ibiki nawe bakire bose ubona birirwa hariya bameze neza bahereye kuri ibi yo bacana ibingibi ndemera guhinduka mbabaruta nk'ibintu by'abandi basi batanakwicanga kubura mbabarira ngusabye imbabazi nushaka kumbwira pfukame hano hasi sibyo ndakwinginze pe reka nkubwire ikintu kimwe uriya muntu niba ari iki cyawe niba ari umugabo reka mbivuge gutya ugende umubwira azaje kumfungisha urabizi ko ari we mugabo wawe ndafungwa none uri kwiyaho ubuzima burakurambiye utekereza ko ubu nimba ntekereza iki uri hariya uri ndabizi of course urankunda kutanankunda ntago waba uri hano sibyo ariko utekereza ko ugiye mba ntekereza iki biba bindi mu mutwe utekereza just be patient ihangane
basi njye kupfa kujyayo ariko inzara yari ibyo byose kubimbwira kubera amafoto nta n'ikindi ni amafoto tu nuko mukunda nifuza kukubura urumva mbabarira pe mbabarira chere ni amafoto mfite mvunikira wowe wowe kabyara yenda ubwira uriya mugabo waza afunge akose ubu ni umugabo wanjye nashyingiranywe nawe nta mafoto rero mfite ibyo wenda tureke no kubitinda karangusabye imbabazi noneho tuve ku bindi babarira ubuzima bwawe cyane karame chérie kuba ufite umuriro ako chérie ndakumva urankunda kuki umaze icyo kibazo se mbabazi hari ikintu ariko wambeshye njyewe nakubeshye nakubeshye ukize warambwiye ngo ugiye kuri banki ukuraho 100,000 urangije kuraho 300. bisubikuye nabibonye nabonye sheke yawe sini 300 okay I remember I'm sorry ntabwo nabikubwiye umunsi najyaga mu rugo kuri ababyeyi byaye ngombwa ko nza kwikuza ndikuza menshi y'ibihumbi 300 urumva iyo udaherukanye n'umuryango n'ababyeyi ugera bakagutura shida nyinshi ngaho nagezeyo abaturanyi inshuti baje urumva ngomba guhagarara kigabo nanjye nkihagararaho niyo mpamvu nabikuje amafaranga gusa I'm so sorry ntibagiye kubikubwira reka nizere yuko utambeshye mbwise ukuri nkubeshye hose umuntu nawe nkubeshye kuko niyo ubimbwira ko ugiye gufata ntabwo nakubuza ariko basi ntukajya umwisha wabaye umwe nari mfite kwikuza 100 gusa ariko kumva byagenze gutyo twaravuganye utubazo nsanga turarenze kandi nawe makugenda nkagaruka ikindi erega burya nutembera mu isoko nta cyari guhaha cyangwa niyo ari guhaha ashobora kandagira inyanya z'abandi nta kindi kintu yarengejeho mbabarira basi wenda ubutaha ujye umbwiza ukuri ntabwo ikintu gituma basi ntekereza nabi ndagukunda sheri ntabwo nshaka ikintu cyatuma ntekereza ko utankunda nakubwije ukuri kwanjye ni uko sibyo nese utekereza ko aho najyanye handi ari hehe utekereza ko hari ikintu nakoresheje se ese shaka undi uri kundakara kandi ukubwira ibyo nabonye ntabwo nkurakariye ahubwo nuko nawe uri munsi ndagira ibintu utekereza none se ko ntarakubwiye urumva nkaba mbikubwiye urumva ikintu cyari ikibazo gihari kandi nanagusabye imbabazi basi nta kibazo nziguhaye ariko ubutaha basi ujye umbwira tupanga njye nawe turi umwe nta mpamvu yo kumpisha hari umuntu ushaka guheza amafaranga ukabimbwa ntabwo nabyanga ariko ntukakora ibintu ku giti cyawe ese numisha nanjye nagira ibyo nkaguhisha urwo rugo bizagenda bite buri umwe amenye ibye n'undi amenye ibye nimba twarasezeranye ngo tubaye umwe haba mu bibi haba mu byiza tuzabana dutandukanwe n'urupfu bimigeze aho ngaho nakumvishije ntabwo ndi umwana ndi kubona reaction ufite mu maso urandakariye ariko none ibyo kundakarira sibyo nagusobanuriye ikindi utekereza ntabwo nkizi basi mbabara basi wenda kuba banasha ko natekereje nabiho gato ariko ndakwizera pe ndabizi ko utamemukira
Darlene. Gusa ubundi nkuzi. Igihe ninjira hano ntabwo ugeze unyumva. Ndeka ndikose nabi. Ubu se uwinjiye hano ntabwo yibye akakora icyo ashaka. Nisinge ndumuzamu w'urugo we babaramubwira ubu nta ndwara indira ngo umuntu abanze. Uzi ko nawe ubwawe bakuba cyangwa ikigore bakakiba. Ngikise kandi nawe utanze. Ubundi se kuje umondagura ubaye iki? Umutwe uri kubona ijyanda use nabi pe. Use nabi? Shape. Nose wa mupfu wawe ngo n'umugora atwica. Iki? Mbere ndose umuntu nyica pe. Darlene turi mu byago. Tekereza ko ibintu byose njyewe nawe twakoranye bimabizi. Iri se n'ikimana. Byose arabizi from A up to Z. Byose arabizi. Yabibwiwe n'iki se? Njyewe nkibaza uramukora n'umugome. Ibintu niba bizi ntagire na reaction nimwe akora kugira ngo abitwereke. Yabibwiwe n'iki cyangwa uri murakeka? Ntabwo nkeka. Njyewe ni mushiki wanjye wabimbwiye. Mushiki wanjye mwenyewe. Yego yabimuganirije bagiye barabiganiraho. Ambwira buri kimwe cyose naho nuko twabikoze byose arabizi. Kandi uretse niba izo nzozi warose nanjye hashize iminsi 2 nzirose turyamye afata icyuma arakigutera nshigukira hejuru nagiye kukenyera. Bivuze ngo ntabwo turi mu bihe byoroshye tugiye gukora iki sobo? None nawe wazirose kandi arabizi aranaceceka kanarenza agaseka akanansekera. Uwe bimeze bite ubona na reaction yindi akwereka? Cyangwa niyo mpamvu ejo yambaje ngo nta mushiri mfite. Umugore we ko ari umutindi kurushwa nabikekaga. Yego baba. Darlene urabizi? Umva ndagukunda pe ariko ntabwo naje gupfira hano. Nta nubwo nagupfira urabizi. Ntabwo nagupfira pe. Wowe urubatse warabyaye gusengewe. Shaka ukuntu bigenda. Darlene urabizi? Ushaka ukuntu bigenda rwose. Baze ko nugira kuvuga ngo ngiye nkumva nk'umuhoro ndi ku mutwe. Darlene urabizi? Ugomba kugenda ukava hano. Nkajya heze? Kamubwire. Ugenda ushaka inzu ahari hose ushaka. Iyo ari yo yose genda yishyura. Turajyana ariko. Yes. None se ningusiga wowe bakakwica barabimariye. Ntabwo banyica. Ndabaho nese ningusiga bakakwica. Njyewe ndirinda humura. Ambashi. No gusinza ntabwo ndasinzira ariko ubu urava. Witegure. Darlene, sibyo? Darlene. Nakumvishije rewe nabyumvise. Iburyo ko umugore wari igini. Mba rero ntabwo nsubira hariya agenda n'igikapu. Oya, uriya none ahangaha biratunga. Ntabwo ugenda witegura ufunga ibintu byawe wenda tuzagenda ejo. Ejo se ubwo ndahageza? Ntacyo urabahumura. Ariko byari byawe byo kunyikoreshaho gutya andeba. Erega niwe nawe bite? None se ko ngushaka? Erega ujye unshakana ubwenge. Ngushakana ubwenge, ngushakana ngo mbasha kwikontora. Bise bizagenda gute? Ese ubundi iyo watekereje kunzana nkangaha like fine, well and good. Ntabwo ukunda ibintu bigusakuriza cyane. Nkunda ahantu hatuje cyane. Exactly. Wowe kandi ndabizi ukunda ahantu hasakuriza. Ubwo urazi njyewe ibintu niberamo binsaba nyine guhora ubwonko bwanjye buri open. Biriya bintu byawe bidunda ubwonko byari rero ngo dunda ubwonko neza. Okay. Gusa nubwo ndeba nyine ibyo natekereje kuba nafata
have it and give it out to order ariko ndakeka niba ushobora kuba wakoresheje menu naguhaye ubushize I think it's can be better for us together. Yeah. Is it the same? Yeah, the same. Okay. The same guys. Yeah, sure. Ahubwo mfite naguhamagaye nshaka ko tuganira. Yeah. Maze iminsi nameze neza na gatoya. Tumusisa tukundana. Ariko ibintu nkorera ntabwo mu ibaze njya kumva mu bari kwa runaka. Ejo numva ari hariya. Ejo nakumva ari iwawe. Ariko ikintu byanaboneye kumurika sinzi impamvu bijyaho twe nkumva byarangiye nkumva ndamuritse ariko bwacya nkisanga tukiri kumwe ase uracyagira rwa rukundo rw'abapeti koko tugwamagaye mfite agahinda ngira ngo tunabiganiraho n'ikintu wambwira ameze ati si imiti ntabwo mbizi ibaze umuntu ushobora kuba azi ko avuye kubyamana n'umuntu runaka akaza akambira akagira guta rwa rukundo amukingurira akinjira kandi mbizi nta nubwo namishangiza n'ukuri n'amafaranga akaza yazambye ati dore amafaranga ibaze umuntu uzana amafaranga ati nyavanye kwa runaka wera bit ntago mbashije kukumva neza yes urambwiye ngo like is she a prostitute? Yes, if you can call it ibyo ngibyo nuko bimeze my brother kunumva utorohewe and then still you make love ariko ndikingira my brother sidiranzanga ntabwo bro ngewe ukuntu meze protection ko kuva byaba mbere twajya tuyapimisha ariko kuva namenya gahunda uko ziba zimeze umva ntabwo nakorera aho nyine ngewe ukuntu wenda turetse n'ibyo ngibyo umutima nyine nicyo kibazo umutima uranariza ngira n'isoni zo kumupresenta mu wantu ushobora kuza kumupresenta ngasanga nawe that's why even I wanted to ask you when unyayike ni foto yariko I don't care about her kuko umuntu uri muri iyo level and then ariko reka mvuze se nguri kirogere reka mvuga ariko sinabibita you are my brother so oya nushaka kubyitegura kuko nyine mbona yaranduze nese ubyo urumva biri no by the way it's normal kuko ntago niyumvisha how comes ashobora kuba yago bring around into that by the way ngewe I'm living my own life kuko akazi nkora meze nk'abasirikare kuko binsaba to spend much time into my work ntago binsaba gusohoka cyane sometimes even nshobora no kurara muri studio ntago bimpa umwanya wo gutekereza into some people outside yeah Shaman rero nibyo nyine naguhamagariye ngo tubiganireho ngiye n'inama kuko wamugani nuko bivuze mu yandikiro cyandikiro cyo Fabrice ashobora kuba yaramaye kuko ibi ntago nagijyaga ntekereza ko byanambaho yeah sure ntago najyaga ntekereza ko nagira relationship biranababaje pe nanaza amafaranga kagice umutwe amafaranga urayazi biragusaba imbaraga nyinshi ariko nivuga nyinshi ubyumva gute se ko icyo nibaza yes hari umuntu warumbwiye ngo agiye kubajoyininga muntu ki yarambwiye ngo muzane intebe nyisa nangaha musize kuri kontwari okay leave that it's fine umuntu ufite nta muntu ufitanye nawe gahunda but you never know but hari ibyo kurya twakoresheje bari havendensi nabimenye mvuye kubira mu kikoni mbabwiye ko byatinze bigiye kubizana gushaka musigaye mutinda kabisa musigaye mutinda pe twahinduye umukozi it's okay kuko nta kintu nshobora kunywa ngiye ntararye so namwe mu muraruzinga business batubwiriye basi bagire vuba okay sawa so yes Fred niko nakubwiraga to be honest you're losing a lot biragusaba to think utikirize nawe kuri kisi bikore nk'umuntu kumukatira ndabirize hello yes hi guys yes was neza yeah tumeze neza nazi yewe batubwira kugiye kuzaze njyewe nitwa Francis yego nifuje ko mbajoyininga tukaganira gatoya about what business yeah it's a kind of business okay maybe uhasanga hari igiye kwiyongera dufite ibyacu turi kuganira ubuzima tunyuramo ibintu byose ni business okay yeah niba bidatinda ntacyo batubwiye ko twe twari kuganira ibyacu
wowe ndabizi ko witwa Rugamba ariko wowe ntabwo nkuzi ariko njye nabibwiye ariko it's okay. So ushaka nanjye kumenya se? Ntacyo bitwaye baravuga mu kinyarwanda ngo nawe ugendana n'uwo bataziranye ntumenye ntacyo bitwaye. Okay, wowe witwa watubwiye witwa Francis. Witwa Francis? Naho nanjye nitwa Sage. Yeah. Mbese Francis ko nakuzi igihe almost even asking maybe akwenda wasanga ari mu bantu musanzwe mukorana byagiye kutubwira ndakuzi ariko actually ntabwo ari business wenda nkuko nari mbabwiye yatumye wenda nza. Ariko I have some information kuri uyu mugabo. Hari umuntu ufite ikibazo muri iyi minsi kijyanye na kariya gukora ibintu ukora bya buri munsi ukora bigutunze business ukora. Ni umushoferi? Umushoferi ariko maybe afite another business atari driver gusa. Wasuza ariko wenda ibintu bijyanye na photography ntabwo ujya ubikora? Sometimes mbikora cyane in wedding ceremonies and ni kamwe mu kazi nako nkora. So mu kwezi gushize nta muntu se mwigeze mugirana ikibazo? Nta muntu utigeze uderivaringira? Ariko ndumva wavuga ukagusha kundi. Okay, it's just kubera ko nagira ngo nkugire inama kuko ntago iyo wemereye umuntu service hari cost yatanze. So you have to ugomba nyine gukora inshingano zawe. Of course ni nako mbigenza niko nkora. Ubwo rero byaruko kugira inama namugenza. Uwo muntu se byagenze biti? Ntabwo ndikumva yakubwiye ko byagenze biti? Uwo muntu yambwiye ko okay, ni amakuru numvise. We nta nubwo tuziranye ariko byari urwego rwo kugira ngo mugire inama ubyihutishe nyine kugira ngo Ariga ntabwo uri kumbwira neza mu cyumva. Ariko uwo muntu wamwumvise yakubwiye ko twagiranye ikihe kibazo ko murahura n'abantu benshi mu kwezi umaze mu bantu wakoreye service. Hari umuntu utaraderivaringira products kandi yarakwishyuye. Yakubwiye ko habaye ikibazo cyo gutinda se habaye ikihe kibazo? He paid you all the cost about wedding ubukwe bwe yakoze ariko ntabwo uratanga product zose. Yaramufotoye ariko ntabwo aramuhereza footages. Amwishyura neza ariko ntabwo uyu arasubmitting kandi igihe mwahaye cyarenze. Yakubwiye ko igihe cyarenze? He's a legend in do that. I'm not so sure ko shwa akora mistake niyo ngiyo. Twabonanye se bigenda bitumubwira ko habaye iki kibazo nyine cyatumye gutuma. Actually we bitewe na nagakunda kuboneka rimwe na rimwe ariko communication nyinshi kubijyanye n'ibyo yabisigiye madamu we kuko urumva umugore we ariko madamu amubwira ko izo product utarazi submitting. None se yakuntumyeho nkande like he's just a friend of mine. He's a friend of mine. Wanyibwirira ubwe akarinda gutumaho. Ntabwo bisobanutse. Ntabwo ari no. Ntabwo hari. Ese uwo mugore we ntiyaza kandeba tukavugana. Umugore urumva sometimes yarigiye umugabo aganira mugenzi we. Avuga ati ba mugenzi wanjye twakoranye gukina gutya bimeze gutya numvise byaradirenze ndavuga reka nimubona kubera ko nzi kukunda kunywera muri akabari nkubonye nabikubwira bisimbo. Anyway, naguciye mu ijambo maybe abangwabwirwa benshi akumva bene yo. Ese wadufasha tugerageje kubyumva ntacyo murakoze cyane and then kuko dufite umwanya muto ya natwe hano nuko ndeba nibyo twasabye bitabonetse kugira ngo tunasangire ntacyo twanamenyanye buriya ntacyo ukaduheza umwanya. Ariko gutaha hazongeye gutuma zazanyirebire numva byakabaye byiza kuko niba gutumye n'inshuti ukaza kubimbwira. Ese undi yaguye witwa uwo muntu se? Actually amazina urayasi bro. Nani mpamvu yo kubikira. None ndi kwigiza nkana. Umva jewe inshingano zanjye
zo kuba nakwegera nk'inshuti yanjye cyangwa nk'umuntu nzi ni izo ndazikose bisigaye ni ibyawe na mugenzi wawe yakwadvisinga ukuntu uzabigenza jewe ndumva nta n'impamvu yo kubitinda. It's okay. Yeah. May you give us time? It's okay. It's okay. Yeah. Thank you. Okay. Thanks for the advice. Thank you. Okay. Ariko Yes. uyu muntu mugire inama bro within 3 days message nguhaye niba utarayikemura jewe ubwanjye nzagaruka nkwifungira. uzagira ute jewe nzagufunga. Yeah. Shajyo gende ibintu byitera ubwoba. Hano muri kino gihugu hari umuntu utera undi ubwoba. Ariko let me ask you some question. Hari ikintu uriya mugabo avuze kiri very sensitive. cyane One, aziza izina ryawe. yeah of course Icyo ni icya mbere. yayivugaga Icya kabiri, how is he get to know ko uri hano? True. And then who is that? Uwo muntu utadelivarinze ibye ninde, ni muntu ki? mani ibintu byanjye ntuzi ko mbikora ku maboko. Then I'm asking myself, nta muntu ufitanye ikibazo na buriya yanyitiranye. Brother. Reka tubyibaze iyo yanyitiranyije reka nkubwire ikintu kimwe. Buriya nagiye numva ibintu byinshi cyane. Urabizi ko nize psychology. And uburyo ki yabivugaga wabonaga ari ibintu biri ari umuntu uri confident and okay ndaza kugenda checking umuntu uzabakiriya banjye ndebe ariko nta muntu ufitanye ikibazo nawe. Reka ahubwo twikomeje guys nta muntu ufitanye ikibazo. Seriously, my brother, I don't want to visit you in a jail. You will not. Okay. Reka dufate umwanzuro wowe genda. Shashiri none suko ndagenda gutyo gusa. Urashaka? Nishaka gusezera basi. Okay, ngonseze. Hoya, nta nukigera intuzi. Ngo ntago uri umuntu mukuru. Namuseka nkwasega iki? Kuko urabona nta kintu yigeze atubwira ubwe. Ntigeze kurakarira. Uragira ngo kuko hahire rimwe rero niho hahandi. Ariko se uwarese tukabikora twitonze mu buryo bwiza. Gute se? Umva nkubwire sibyo? Ugenda ngiye gukodeshereza inzu nziza kandi zagushimisha. Iri joro se? Oya. None angana gwa amafaranga uragenda ko yaranja wajya muri rogi wajya he ariko kujya muri rogi ntabwo kujya kugira gute? Genda uryame noneho ejo nzagiye gushakira inzu. Ndarakiza mu komisiyoneri sibyo? Ni ndumva nagenda gutyo. Ihangane. Kandi agukunda. Oya wibabara ishimwe. Sibyo nshimishwe n'iki. Wihangana ariko. Baba si mu merekezo ngeze tugire. Ubwiriza bwenda guherekeza. Tugire mugaruka. Tugende nyine tugire mugaruka. Oya kandi oya. Erega we. Ese gusiga habuka umugore wakundusha. Wigira haraka. Erega reka nkubwire iyo umuntu akoze ibintu yiyubashye n'undi akomeza kubaho. Ndi guhana icyubahiro cyane. Emwe ni cyawe. Tekereza ariko umugore agiye akangira ku gasozi ndetse nawe. Urumva se icyo si gisebo gikomeye cyane. Basi ngo nsezera basi. I love you. Ejo nzaza inkoko niyo ngoma. Uriya mugore wamumpere nkonje. Ariko se kandi nawe ntukajya ugira amahane. Chérie, karibu. Merci. Karibu chérie. Ça va. Ni karibu. Urakoze. Umeze neza? Umeze neza, umeze utese. Umeze neza. Sure. Umunsi wagenze neza? Muri rusange wagenze neza. Ndabona unaniwe cyane. Ndaniwe rwose cyane.
ibyo baritse okay nta kibazo Chérie. no saba imeze bite se meze neza Mimi Aisha umeze neza nabura kumera neza gute mfite umugabo mwiza unkunda ese Mimi Karamushaka. umeze neza Aisha meze neza ahubwo wowe umeze ute Sedahana ni ntabwo mbizi kubera iki sikubaza aho umwana ari hari ikibazo gihari ese uriya n'umwana uvuga ngo yakambakambye arenga umuhanda imodoka zamugonga uri kubona yitwara ate se muri iyi minsi amaze hano nta kibazo ahubwo kuri kumumbaza cyane byagenze ute kandi ndiko nawe ndi kumva utameze neza ko namusize hano nkaba namusanze wenyine nta kibazo ubwo ni amahoro nyine ntabwo ari umwana aho nkubajije ngo muri iyi minsi amaze hano ubona yitwara ate kutarambwira nabi ko atarantuka ko atansuzugura yakireka ko ntafite umukozi se navuga ngo yitwara nabi ko ngo arabyuka akora pasi hari umukozi ikintu ushaka kumenya ahise ko ufite ikihe kibazo reka burya abantu bo muri famiye hari igihe bagora cyangwa bakaba babangamira umuryango cyane cyane umudamu ngiye mba numva ntabwo mba niriwe hano bamwiriranwe rimwe na rimwe yatagiye ku kazi ariko kandi nanone ubwo mba ngomba kumenya nabwo hari igihe ashobora kubangamira iki gihe ukaba bimbwira wese yakubwiye yuko hari amabangamira nta kibazo kabisa ugize ambwira